ikivugo cy'abakamido umuhugo mutondi muzira guhunga ubugabo usubuni tentero bikira kurabagara twango ndi gutera muterutana mutondi bishobora bya mafia Jeune Paul Jacques pour comédie umwana w'imvanye muri commune Gatare secrétaire maza préfecture do Cyangugu ish iyo ni nyana ish noneho ibikurikirana rero hagakurikirwa n'indi nyoni bita inyombya ubwo umurizo yigira utya nyine ikubita iri gukubita kitari y'umurizo wayo ubwo imaze gutera noneho isaki yayo nkuko mubibona ni ya TV yanyu na Amarangamutima TV tugomba kubikora Amarangamutima kagaragara. Navuze ko ari ukubikora byanyabyo twarabyiyemeje. Ushobora kwibaza impamvu uyu munsi turi mu ishyamba. Twakoreye muri etage, dukorera ku mihanda, dukorera ahantu hose mbega mwarabibonye. Ariko uyu munsi twagiye mu ishyamba. Ese twagiye guhiga? Ntago twagiye guhiga, nta nubwo turi abahigi. Muraje mubona impamvu twebwe twagiye mu ishyamba. Uyu munsi wo twahuye nawe yakoze amateka akomeye. Ariko amateka yakoze wakwibaza se no musirikare se yakoreye mu ishyamba se? Oya, murabibona byose muranabisobanukirwa kuko TV yo na Amarangamutima y'umuntu agomba kugaragara, mukabibona byanyabyo. Turi kumwe n'umuntu mwamenye muri abantu benshi, mwaramumenye mbega ariko ntimwamenye impano yaturutse hehe, ntimwamenye impamvu. Natwe turabikora, tuje mu ishyamba kubera ibintu yakoze. Ushobora guca ahantu kumva isakira bitse wareba ukabona n'umuntu w'umugabo. Reka tumwegere abanza tubwire impano, amazina ye deja mbere na mbere kugira ngo dukomeze tugane mbere mumenye byinshi namwe. Banyarwandakazi mwese muri aho ubasuhuza ni Paul Jacques muheruka kera cyane kuri za radio BBC. Twahirukanaga kera cyane ariko abanyamakuru bakaba bongeye kumvumbura kugira ngo nongere mbakorere muri ka comedy kanjye kataherukwaga kumvwa. Nari narabaye nk'akazinzitse kabaye nk'akapfundikijwe agatebo, ariko noneho ku buryo tugiye kongera kubasetsa. Paul Jacques ni muntu ki? Paul Jacques mwakomeje kujya mwumva cyane, ni umugabo ufite umugore n'abana. Ubu mfite abahungu 3 n'abakobwa 2. Nkaba ndi umuntu wavuye iwacu cyangwa muri 83, abasaza yandi Kigali. Nkaba ndi umugabo w'imyaka wujuje imyaka 60 kuri bona nejo bundi. Abantu bavukana impano nyinshi zitandukanye, bakavuka ari abahanzi, abakinyi b'umupira. Weho impano yawe ni yihe wavukanye? Impano yanjye njya nkunda kubyita ni impano idafite buri wese, mbese benshi bumva bayitunga nabo ariko bikabananira. Ni impano yo kuba nari umwana muto cyane, nari hagati y'imyaka 12 na 13 ndi wacu Cyangugu nigana ibikoko by'inyamaswa zose. Hanyuma iyo mpano yawe uyiyumvamo, ariko umwana w'umukinyi wenda uzaba umukinyi arabyuka akajya ku kibuga cy'umupira, noneho wewe impano yawe no kwigana inyamaswa. Ese inyamaswa yarahita gukumva wabugakwiriye ukurikira iyo nyamaswa? Igihe kinini wabaye mu ishyamba se wenda uragira uza kwisanga ushobora kwigana inyamaswa, byagukururiye gute, byazaga gute kugira ngo wumve ko ugomba kwigana inyamaswa mbega nk'umuntu abyumve neza? Impamvu yabinteye ni iyihe? Nabonaga hano nari naravukiye Icyangugu nta bushobozi, nta mikoro, nta kubaho, mbese bwabaga buhari. None ndavuga nti heka nge mu murwa wa Kigali kuko numva ari umurwa munini cyane, wenda nzagera ubwo menyekana, iyi mpano yanjye imenyekane ku buryo nubwo wenda bakumva iyo mpano yanjye ikarambikwa, ariko baba bapfa kuba bumvishije ko mfite tara ihagije. Ubwo nyene
mbitangira ntangira komedi zanjye kuko icyo nkinye ngenda ngikurikiranya n'ikindi buri ikintu cyari cyo cyose nkajya ngenda ngikurikiranya n'ikindi mu majwi atandukanye. Ubu nk'ijwi rya mbere waba wararikodinze ukavuga ngo ngiye kwigana iyi nyamaswa, waba uyibuka iyo nyamaswa wiganye bwa mbere ukabikora ukumva birakunze? Muri izo nyamaswa habanza ibitoya, noneho hakaza gukurikiraho ibinini nyuma. Nyitangira kujya gukinira yari radio BBC, uzi ko yajyaga ibanza ikavuga ngo tugiye gutangira amakuru ya naya duhereye ku noneho tugakomereza rero kuri za nyamaswa mwambazaga, tugakomereza ku kintu bita sarukondo, inyombya, inyamanza. Urabona ko turi mu ishyamba, inyamanza yo ni ku mazu ama etage cyangwa iki, ariko hakabanza izo ngizo nyine ngira ngo iyo muheruka kuyumva kera cyane, sarukondo iyo. Noneho ibikurikirana rero hagakurikirwa n'indi nyoni bita inyombya. Noneho hagakurikirwa n'iya gatatu yitwa inyamanza, kakanyoni keza gasirikira ku ma etage no kuri inzu yari yose. Katona kamwe bajya banasetsa bavuga ati inyamanza iranyerera ntiyona, ntiyona ntiyangiza. Ngiye ubwo umurizo yigira utya nyine ikubita, iri gukubita kitari y'umurizo wayo. Noneho ubwo izo zikavaho, noneho tugakomereza ku kintu bita ibikoko byo iby'amatungo n'ibitunzwe byose muri make, nibyo nakunze gukurikira cyane. Tugakomereza ku kintu bita inkoko n'ebyiri. Hari isake ibika ifite ibanga ryihariye izamura imanura, hari ikiga kubika idafite no. Ubwo muri bwumve itandukanyirizo. Tugakomereza ku nkoko ikiga kubika, ubwo iyo iranywa. Duhita tubana. Murumva itandukanyirizo. Noneho haba nkomereje ku kintu bita inkokokazi iteteza rusake itreta ishaka kuyibyarira. Ngiyo ubwo imaze gutera, noneho isake yayo ubwo ibyo bikajya akoti. Tugakomeza ku kintu bita ipusi yo mu nzu niyo hanze, ntabwo ari kimwe. Iyo niyo mu nzu. Hanyuma icyo hanze cya rutura, urumva ko amajwi aba dubuye, ntabwo ahuye. Tugakomereza ku kintu bita pigeon, inuma y'ingore n'ingabo ziri gutereta ngiye ziri hano mu giti. Iyo ni ingore. Noneho dukurikijeho iyi ngabo, iyo yari ingore. Dukomereje ku kintu bita ihene yasusurutse nishwe n'imbeho, ntabwo ari kimwe. Iyo ni yasusurutse, noneho yishwe n'imbeho, okay? Ubwo bigakurikirana, dukurikijeho icyo bita cya ruhaya. Tugakomereza ku kintu bita dendo, iraje cya gisake kirekire wakibona.
tugakomereza ku kintu bita udushwi turi mu magi, nyina izituraga, saka bakayaziviziye ishaka kuzirya. Tuba turi mu magi, izimena nibwo ziba zikivuka. Noneho dukomereje ku kintu bita saka bakayaziviziye ishaka kuzirya ngiriya. Iri mu birere. Noneho dukomereje ku kintu bita imbata iri mu biziba. Kiba kivovota gitamira ibyondo. Noneho dukomereje ku kintu bita ijwi ry'umusambi. Noneho tubakomeza ku kintu bita agahinje kavutse uwo munsi ko kuri Noheli. Okay? Bien? Ruba rutararira cyane. Ubwo tugakomereza ku kintu bita inyana na nyina. Ziriya umuyobozi wacu atanga mu baturage be, ayobora bakanywa amata bagashisha bumva bakarwanya na corona. Harakabaho perezida wa Repubulika ukunda abaturarwanda be, abanyarwanda be, bazamuyoboke bamukunde, tumukunde twese pe. Ndamukunda cyane kuko turanitiranwa, ni Paul kuri Paul, na famille ndayemera ndayikunda cyane. Bo ubwo noneho rero dukomereje kuki inyana. Hikivugo cy'abakame umuhungu mutondo muzira guhunga ubugabo subone. Tentero bikira kurabagara tangwa ndi gutera muterutana mutonde bishongore bya mafia Jeune Paul Jacques pour comédie umwana w'imvanye muri commune Gatare secrétaire maza préfecture do Cyangugu. Ish. Iyo ni inyana. Ish. Noneho tugakomereza ku cyitwa nyina itashye iri nkiriya. Itashye ihamagara yayo. Ish. Biracyakomeza. Dukomereje ku kintu bita cyakosho. Ingurube bari gupima rushe. Ngiyo. Aha, nuko ruba ruvuga. Noneho tugakomeza ku kintu bita akajwi k'urukwavu, kwa kundi gafatwa ariko wenda kaba kenda gupfa. Igira ngo kaba kajwigira buhoro, ntabwo kagira ijwi rirerire. Noneho dukomereje ku bintu bita iki, imbwa yahaze niyashonje. Turabanza imbwa zo kwa Bernard Makuza zahaze gukurikira bambara bodaboda zashonje ziratandukanye. Tubanje iyo kwa Bernard Makuza, inshuti yanjye inkunda cyane. Iyo yabwa yaje gufungura expo yaramaze agati wa mugabo ibya bintu bacyabyibuka, ndabizi rwose, ntimano mbi no kwica no kwiba no koroga. Ngiyo. Noneho rero tutagiye kuri dukurikije ako kuri ya mugabo wambaye bodaboda uyu mwazanye ngako. Yibye inyama barayikubise. Ubwo noneho rero dukomereje ku kintu bita ijwi ry'inzovu. Cyo ni cyaro turakirangana n'iriya nzo, ariko nge nabihimbye nkurikiza ko ijwi rya buri kintu nuko ijwi ryangire baringana ko ari rito cyane. Noneho ijwi ryayo ngiryo. Noneho tugakomeza ku kintu bita intare, nayo ni cyakaganga, cyari utunyamaswa two mu mashyamba cyaratumaze. Ruba rumo rujya kumoka nk'imbwa. Iyo ruri mu ishyamba nyine rwaza urizamura bya bigara bya.
rwose ndatangaye n'abandi baratangara rwose uburyo ukurikiranije ukabanza ku nkoko ugakurikizaho inuma ugakurikizaho inkware ugakurikizaho inka ugakurikizaho ibi bintu warabyize nyine kugira ngo unabishyire ku murongo umwe hari ahantu wabyize? No, ngewe nafashe nk'igihe gihagije kuko nta mashuri nabaga niga cyangwa ngira nte kuko nabasobanurira ko mama yari umukene ariko mu bukene bwe ntabwo bwari gutuma namuziza uko yarakennye. Birumvikana ko ari impano ntago wize. Noneho nkibaza ngewe nanone iyo ufite umwuga ukora ugasanga umuntu akunda kuraga umwana we umwuga, mu bana bawe harimo ubasha kuba yagerageza kwigana buno buhanga bwawe basi? Burya ntabwo ushobora kubyara umwana ngo aburi kuba atakurikiza ubuhanga bwawe iyo ari impano nziza. Icyo atakwigana nawe utamwigisha ni ikibi, ariko icyiza gishobora kuba cyazashimisha imbaga z'abanyarwanda no mu bihugu byo hanze, ibyo biba ari byiza cyane. Hari umwana wawe se ugerageza ku buryo hari inyamaswa yigana ukabona arabishobora neza? Uretse ko ababyese wagira nyina kuka ntigasohoke, urumva umwana n'umuntu mukuru ntabwo aba ari kera. Ariko ukabona ko agerageza rwose. Ni ibintu byiza kandi cyane rwose. Ushobora kuzagerageza kandi noneho hari na benshi bajya bambwira bati Paul Jacques ati ushobora kuba wazatubonera kasete yabyo, kuko hari benshi nabakanyombye bariye n'abandi bose byarabariye cyane, twakinnye henshi bankuzaho ubu nari narabiparitse, sinzi ukuntu ahubwo mwebwe mwapropoje kugira ngo mwongere mu nyandururi. Twebwe twitwa Amarangamutima. Amarangamutima hari hose turahagera, bidufata umwanya kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe bya bintu bakunze, ba bantu bakunze, noneho tuhagere bya nyabyo babimenye. Njye ahubwo ngiye kukubaza iki kibazo. Ubu uri mu ishyamba uri kugenda nk'uko twatembereye aha ngaha, hari inyamaswa ishobora kuza ukayibona ukikanga ko mbona uzigana nyine wagira ngo ntunazitinya? Ujya uretse n'ibyo izo nyamaswa, uretse zo ntarageraho zo muri parike n'iki, kandi hari n'izo utakataho kuko zagukatagura. Nk'imbwa akenshi ndazikanga, ihene ndahebeba zigahebeba, isake nabika zikabika, nateteza zigateteza, noneho ishaka ingabo yayo na kwabira nk'inka inkikansubiza kwa kunyine zikareka kurisha zikandeba. Nka za sake zakaganga ubona ziba zaragangahaye zizana ibirokoroko. Nk'ubu hari nk'igihe nanateteza igashaka kuza igira ngo ije kunyimya ndi mugenzi wayo. Hari nk'izo twigize kurwana zenshi bisebe hano, ngira ngo urabona udukovu turarwana nkajya nzikubita nk'iriya. Ubwo rero urumva ni kimwe n'ihene n'ibiki byose ibyo navuze byose ni ibintu byiza, ariko umwuga ukunda no gukiza nyirawo rwose, ni nabyiza kuko ni umwuga mwiza. Ibi bintu ubona wakwigisha abantu bikagira ahantu byakura umuntu bikamugeza ahandi hantu mu bijyanye n'amafaranga se wenda? Ibyo umbajijeho nakunze kujya mbikina kenshi cyane, ngira ngo aricyo byazambyarira, ariko icyo byarira wenda ni nk'iyo piripiri gusa. Ariko urabona ko abantu b'abahanzi b'abaririmbyi b'indirimbo z'impara ibintu nk'ibyo bo batezwe imbere cyane. Ariko sinimagine ukuntu nkanjye wigana ibikoko byose nshobora no kujya no muri parike ba tourisme baza bakavuga bati ubwo rero urumva nge mbona kugeza ku giti cyanjye ubu ngubu kereka nk'abayobozi bamwe na bamwe banzi bakomeje kujya bambonaho kera nko muri zo za expo n'iki, batambyamishije bakambyutsa baranumva ko mbese nasigaye njyenyine mu miryango nanjye. Yego nta mugabo witwa imfubyi, ariko witwayo kuri roho yawe, kuri roho yawe. Iyo hagize ugufa gasona akaba yaguhamagara akavuga ati Paul Jacques ati ngwino uzansekereza abantu uzagira uti, aho ngaho mbashubijwe kuko ibirahe by'abana biba byabonetse. None nkibaza ibi ngibi, hari igihe mu muryango havuka umuntu ufite impano bakajya bavuga ati ni ubusazi, umwana yaba yagiye ku ishuri yakora ibyo akunda bakavuga oya ni ubusazi. Ari nabyo usanga rimwe na rimwe umwana ukamubuza gukora icyo yiyumvamo agakora ibyo we ushaka, noneho akabikora nabi ugasanga ntibinahiriye umwana, bitumye umwana wenda ajya no mu ngeso zindi kubera ko wamunanije. Nta mbogamizi wigeze uhura nazo nko mu muryango bakumva uvuga nk'inyamaswa bakavuga ati weho uri gukungura wenda?
no bo nta n'ibyo bakoze kumenya cyane kuko ntabwo nari mfite bagomba kubyumva iyo ngiye cyangwa naraje kera muri 1983 ibye naje mbizi narabyiborokeye mu mutwe wanjye mbikinira hano i Kigali ariko bamwe na bamwe nagiye mbikinira baragendaga bakavuga ngo narabirozwe ngo ndi kinyendaro ngo ariko ngo cya kinyendaro kiba kiri gukina ibiki ni yiba ndicyo ngemba ni furahishiriza umutima kugira ngo nzawufurahishe niga iby'ubugome no ntabyo nakeneye nashatse kugira ngo mbe nashaka icyasetsa abantu n'umutima wanjye ukomeze unezerwe. Hanyuma nko ku muryango wawe wenda madamu n'abana reka tuba aribo tuganaho cyane nka madamu wawe urabona iyo umuntu atereta akiri umujeni hari ukuntu yihishira madamu wawe ubwo yaba yaramenye ko ufite iyo mpano mugize fiyasanya se cyangwa we warabanje urayimuhisha uza kumutangariza iyo mpano yawe nyuma wenda we yabyakiriye gute igihe yabimenyeye? Ngewe kubimenya kwanjye nawe ntawe nabimukiniye ngo mvuge ngo umugore wanjye ngo ngiye kubimukinira nk'uko mbikinira abandi bose we gusa yagendaga byumva gutyo ku buryo ntigeze mbimutangariza kuko burya hari igihe ushobora gusetsa umugore utashaka no guseka akaba yakubera ibambo ukamwihorera ukagumana atara yawe gusa nta kindi impano yawe waterese bisanzwe nk'abandi basore bose ahubwo aza kubimenya nyuma ko ufite impano. Nagiye ndi seriye ariko yaje kumenya nyuma nyine ko ndi umugabo w'umuhanga cyane uzi impano zose abyakira neza ntiyaguca intege rwose nta n'ikegeza binegirije aho rwose. Noneho wiganye inyamaswa ubu ntajwi ry'umuntu wenda ukomeye twamenye cyane ushobora kwigana ku buryo bigenda neza byo kereka nko muri abo bashya ariko abakina nibiye ndabizi bya kera ibyarangiye byarangiranye n'ingoma zabyo ubu turi mu ngoma nshyashya hari nk'uwitwa Twagiramungu wabwiye Perezida wa Repubulika Kagame ngo jovuza sire vraiment bitereze mu kwezi kwa munani nzaza kwiyamamariza ubuperezida mbifite uburenganzira busesuye ndabizi ko nanzwe ariko nzabyikora ku giti cyanjye kandi shyireho ayanjye regardez nimubireba se amastade barayikubiye Inyamirambo Iyemera nzajya kwiyamamariza mu dukabari uziyemeza kuntora wese azakore muri wino ashyire mu gihara icyo gihe azabantoye muzasabe kwanduza Kagame mwiza ero twomusatsa n'abantu rwose urabashobora birashoboka ko nabona amajwi 3 n'ibice bingahe ndi wacu muri famille yanjye yose munya cyangwa Twese nyakubaha Perezida wa Repubulika ko numva ashaka kuzajya hanze nzagenda ngaruke cyangwa se nzagaruka undi yaramubwiye ati so ati iyo ushaka kugenda humura uzagenda ugaruke nta kibazo nta problem. Noneho nkawe ubwawe inyamaswa yakuvunye kugira ngo uyigane ariko karangira uyimenye niyihe wenda ikagukomerera kurenza izindi izinanira cyane mu majwi ni nimwe mwumvishije inzovu n'intare kuko nibyo nibyaro tarabo nubwo utarazibona nazo wenda nabibonye kuri televiziyo rimwe gusa byaje muri expo kuri ababye exposa gusa ubwo rero urumva ibindi najya ngenda wenda afite ndakarojistre ngenda mbyarojistra mfite ubushobozi bwo kuba nabigiraho ariko ibyo nashoboye byose kuri gahunda nibyo nabishite mu mutwe muri computer yanjye mu mutwe wawe no kubitekereza uba wumva ari nk'iki nka ministeri ishinzwe kuzamuriza impano abantu nkamwe bafite impano comedy kuko bafasha n'abanyamuziki weho nka ministeri wenda wayisabira iki ku giti cyawe noneho weho bijyanye n'impano yawe? Ngewe igihe nabitangiriye nsa nk'uwihebye kuko n'ubundi ntabwo nabonye banyitayeho nk'umuntu wari umaze kumenywa wari waranditse izina nitwa Paul Jacques Comédien umwana w'imvange ndimvange kuko mama yari umunyarwanda papa yari umuzungu ngo umudage simuzi ariko mama niwe ndeze niwe wari data na mama ariko barabishe. Icyo kibazo nari kukigeraho rwose kuko wa mugani uri umuzungu biranagaragara ariko na amateka yabaye mu Rwanda nyine no kwihangana ego ariko ntarirarenga ntara gahinda kuko yuvutse uri umwana ntabwo ari wowe uba warabyigize ariko ko kugiriye faveri ashobora kuyikugirira akavuga ati uriya yagiye ahura n'utubazo nibyo birumvikana kandi no kugira ngo umuntu abe anarya ni chance nkuba imvura iragwa ukaba burara izuba ryava nabwo urabona nko ku bantu babona ibyo kurya nababa bariza amashuri yabo nyine baraminuje ariko ubu yari gutyo ubu urumva ko
uba uri nk'inyuma y'abandi. Nka komedi wenda hanze y'ino mpano yawe yo kwigana inyamaswa, nta yindi mpano uba wiyumvamo ku buryo nayo wayigaragaza irenze rwose, kuko iyi ngiyi nta wundi muntu urakwigana hano mu gihugu cyacu, nta wundi. Nta yindi mpano wenda uba wiyumvamo, ni iyi ngiyi uvuga ati n'uwamfasha niyafasha igakura ikagera ejuru se, cyangwa hari n'izindi mpano ufite wenda? Njyewe impano nakwemeza kuri television yanyu, iyi kamera yanyu, nuko mbonye ubushobozi nakomereza aho nagiye ngarukiriza. Ikintu bagufasha wenda n'abantu batureba badukurikiye ni ukugufasha kuba weho impano yawe yaba ari ukuza ukagera muri parike ukabona inyamaswa utekereza zindi zose ukazigana, ubundi ugakuza impano yawe. Mbega ubwo nicyo ngicyo ngira ngo nk'abanyarwanda nyine bize bazi ubwenge, baba bumviraho nyine ko umuntu ari umuhanga nyine, ariko ubuhanga bwe bukaryama akabura ubushobozi. Yego, tugana ku musozo, ushobora kugira inama urubyiruko cyangwa undi muntu wese wiyumvamo impano iyo ari yo yose aho iva ikagera, kuko impano yawe ni wowe uyifite wenyine. Hari n'undi ufite impano ya wenyine ariko ujya ugira impungenge n'imbogamizi z'abantu bamuca intege, wagira inama buri muntu wese ufitemo impano unayiyumvamo? Ngewe nko muri iki gihugu cyacu mvukamo, urubyiruko uko narugira inama, ngewe ndakuze ndaruruta. Icyambere cya kwanza nuko bajya bakurikiza kondisiyo abayobozi baba bahaye, bagomba kuzikurikiza kuri gahunda nyayo, ntibababaze nabo ntibibabaze ngo bajye mu mogi, ngo bajye mu mayoga, basinde, bakwitana amacupa, bamarane. Nicyo cyambere ngomba ko navugira kuri televiziyo ya kamera yanyu, kugira ngo bumve ko mbese abo tubyaye bose bagomba gukurikiza gahunda twese tuba twarakurikije, twe tubaruta, bakishakira icyo gusetsaho kugira ngo bashake ikitasetsa imbaga z'abanyarwanda, bashaka ikibasetsa. Reka tugane ku musozo. Ugeze kutubwira ati no kuririmba ariko njya nkora mu nganzo, njya nkora mu mirya, ako kantu dukorereho twumve, dukorere mu mirya rwose. Aka karirimbo rero ngiye kubacishirizaho ni akaririmbo abayobozi bacu badukuriye batuyobora bagomba gukunda, kandi bakaba bakagejweho na Paul Jacques Comedie. Noneho ubwo ako karirimbo na karimbo nafashe nabwo nkakuriya nabumvisha ibyababizimungu n'abatwagiramungu, kavuga ngo musanganwa mundu shimishwa n'impuhwe zawe, ubwiza kuri kose amezi 9 ni menshi, mbese ndi musozi kandi narakugoye bikomeye, ngo none ushira imumu uhumure dore ndabihizi, icyanzu nkubwira ikiza wowe wambereye umukamyi, ukankamira idateka rugori gahorire heta, ye nkwise mutangana mu nganzo ntihaba umwezi, zakuvugira imivugo mu mvano yo kubaho uragahora igorora, urantani yaguhanze uhirwe igihe cyose, uzagabirwe na mugenga ikamba rigukwiriye, ye nkwise mutangana mu nganzo ntihaba umwezi, zakuvugira imivugo mu mvano yo kubaho uragahora igorora. Uni Kagame wacu kabisa cyane, ndamukunda cyane rwose. Uratangaje, ntago ari impano imwe. Wahoze uvuga ati impano imwe komedi no kuririmba ni ibintu byawe. Tugana ku musozo, turagushimiye kuba wakiriye ubutumire bwacu. Twitwa Amarangamutima TV, tugera ku bantu bakoze ibintu bihambaye aho bari hose, tukabageraho abanyarwanda bakamenya amakuru nyayo, kuko hari umuntu uri kure cyane wenda mu ntara z'igihugu cyacu utabasha kuba yagera ahangaha i Kigali. Hari abantu bari hanze y'igihugu badukurikirana baba bashaka kumenya amakuru yawe, dore ko batari baguherutse. Mbega nawe wagira icyo ubwira abanyarwanda muri rusange? Nanjye ndashimira iyi TV Amarangamutima
yantekerejeho bakaba barandaritse nkaba nari narihebye ko impano yanjye yakomeje kuryamira itazongera kwibukwa, ariko byagezeho iribukwa cyane. Iyi TV yanyu Amarangamutima ni nziza cyane, ndayemeye kandi igihora idutekerezaho, ntizahora iryamye cyangwa natwe ituryamishe, ijye idutekerezaho kuko tuba tuyifitiye ibyo kugira ngo dusetse imbaga n'imbaga z'abanyarwanda. Turagushimiye, n'ubutaha tuzakugeraho waranungutse ubundi bumenyi, ugera ku waramenye n'izindi nyamaswa izo ngizo, uvuga ati intare, hari umuntu uri kutureba uzakunda impano yawe akavuga ati ngiye mbigufashijemo, gera aho ushaka muri iyo pariki uhagere. Ubutaha tuzagaruka kugushaka, wenda hari ubundi bumenyi wiyunguye. Nkurikije n'ubu buhanga bwanjye, sinzi abari barigeze guporopoza ko banjyana nko muri za parike, ariko narategereje ndaheba. Ni bya bindi by'imvugo z'abanyarwanda nkatwe nyine byarangireho. None murakoze, umugoroba mwiza. Nari Paul Jacques Comedien, impano yanjye isetse imbaga n'imbaga, abantu baryamye neza bishimiye ko Imana izanadukiza n'iyi corona, aho abaraba bari hose Imana iyibarindi. Reka twibutse abanyarwanda gukora subscribe kuri channel yanyu. Amakuru mwumvise cyangwa mutekereza ko mutabona ubu ngubu, mugomba kujya muyabona kuko twaje tubikore bya nyabyo. Subscribe, share, comment na like, mutubwire ubutaha. N'undi muntu mwatekereza ko mukumbuye, wandike muri comment iti turashaka uyu muntu, twebwe tukibibona nuko mugera tukabikora bya nyabyo. Ciao ciao.